Haleluya! Ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe mwese, izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwongeye kubana nanjye muri iki kiganiro, itorero n'umurimo w'abizera, muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Mu kiganiro giheruka twari turimo kureba amahame y'itorero, ni ukuvuga ngo impamvu turiho nk'itorero. Twarebeye hamwe intego yo kubaho kwanyu nk'itorero, kuvuga ngo kuki turiho nk'itorero, twongera kureba dusanga hari ibintu bibiri bituma turiho nk'itorero. Icya mbere, kuko turiho kugira ngo dusohoze itegeko risumba ayandi, ari ryo ryo gukundisha Uwiteka Imana yacu n'ubwenge bwacu bwose, n'umutima wacu wose, n'imbaraga zacu zose, n'ubugingo bwacu bwose. Ikindi cya kabiri, hariho gukunda bagenzi bacu. Ubwo rero aho ngaho ni icyo ngicyo, ni itegeko risumba ayandi. Gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu nicyo gitumye tubaho nk'itorero. Icya kabiri ni inshingano isumba izindi. Iyo nshingano isumba izindi twasanze ari iyo kubwiriza, guhindura abantu. Ni ukuvuga turiho nk'itorero kugira ngo duhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa b'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi abemeye binjire mu muryango mugari w'abana b'Imana, tubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ni ukuvuga rero twasanze hari ibintu bitanu nibura itorero ribereyeho. Twasanze ribereyeho guha Imana icyubahiro, dusanga ribereyeho gukora umurimo w'ivugabutumwa no kubaka imitima yasengabajwe mu busabane, dusanga ribereyeho ubutumwa, dusanga ribereyeho ubunyangamugayo, ribereyeho no gukura. Dusanga kuko nk'uko umuntu akura akaba umwana muto, akaba umusore, akaba umugabo cyangwa umugore, yageraho nyuma y'igihe agasaza, n'itorero naryo rirakura, nyuma y'igihe rikazagera igihe naryo rigasaza, ariko ntabwo risaza ko riba ryararangije kugaba amashami impande n'impande. Rero itorero naryo rirakura kandi rigasaza. Rero haba igihe biba ngombwa ko ryongera rikavugururwa. Ariyo mpamvu uyu munsi tugenda tubona hariho amadenomination menshi yagiye azamuka. Ni ukuvuga ni amashami yashibutse ku itorero rimajije kuba inganzamarumbu ku isi yose. Rero tumajije kurebera aha ngaha rero, kuko muri ibi bintu bitanu twaje kureba ikindi kintu cya mbere gikomeye, dusanga ko tubereyeho guhimbaza kubaho kw'Imana no kuramya. Ibi byo tuvuga ko tubereyeho guhimbaza kubaho kw'Imana no kuramya, niho ikiganiro cyacu giheruka cyasoreje. Turimo kureba ibintu birindwi bigize kuramya. Ariho twasanze icya mbere kuririmba, icya kabiri kwiyegurira Imana, icya gatatu gusenga, icya kane kumva ijambo ry'Imana, icya gatanu gutanga yaba icya cumi, amaturo cyangwa kugira neza, byose biturutse ku bintu utanga. Icya gatandatu gutekereza ku Mana, icya karindwi igaburo ryera. Ibyo nibyo twasanze bigize ikintu bita kuramya, cyangwa bigize umuhango twakwita wo kuramya. Ibyo byose iyo ubikoze, Imana ariyo washyize hejuru, ni ukuvuga ngo byanze bikunze uba urimo kuramya Imana, Umwami wawe Yesu Kristo. Rero twashoje ndimo kubaha urugero rw'uburyo bwo kuramya, aribwo twavuze guhimbaza. Turebera muri Zaburi y'ijana na 22 umurongo wa mbere, kuzuzwa imbaraga nshya tubibonera muri Yesaya ibice 40 ku murongo wa 31, tubona no gutegurwa tubibonera mu Befesi ibice 4 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Uyu munsi rero turarebera hamwe ko icyo tubereyeho kuvuga ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga icya mbere twabonye ko tubereyeho guhimbaza Imana no kuyiramya. Icya kabiri rero tubereyeho kuvuga ubutumwa bwiza. Itorero nta kindi ribereyeho guhimbaza Imana no kuyiramya. Icya kabiri ribereyeho kuvuga ubutumwa bwiza. Noneho umugambi wayo ni ukugira ngo binyujijwe mu itorero ubwiru bw'ubwenge bw'Imana buhishurirwa abantu bose. binyuze mu itorero.
ni ukugira ngo ubwiru bw'ubwenge bw'Imana buhishurirwe abantu bose. Ubwenge bw'isi si ubwenge, bwuzuye amateoreme y'abantu bafite inyungu zabo byihishe inyuma, bashyiraho n'amategeko akabasha kubarengeraho kurengera abandi bantu benshi. Ariko ubwenge bw'ubwiru bw'Imana bwo bubasha guha buri wese agaciro, n'uwakimwe akabasha kongera kukabonera muri Kristo umwami wacu. Tubonera mu Befeso ibice 3 ku murongo wa 10. Reka ariko noneho tugere ku ijambo ry'urufunguzo ry'uyu munsi, aho dusoma mu Baroma ibice 10 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Haravuga ngo buri wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ariko se bamwambaza bate batamuzi? Bamwizera bate bataramwumva? Bamumenya bate ntawamubabwiye? Bamubwirwa bate ntawabatumye? Ni ukuvuga ngo ahangaha niki itorero ribereyeho ryatumwe kugira ngo ribwire abantu ubwiru bw'ubwenge bw'Imana, ubwiru bw'imbaraga mu rukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo. Reka turebe none igituma itorero ritarorera gukura. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bidashobora gutuma itorero riba ingwingiri. Icya mbere, kuko Imana ikunda abantu, nibyo bishobora gutuma itorero rigomba gukomeza kwaguka. Imana itegereje yihanganye kugira ngo hatagira urimbuka, ahubwo ishaka ko umuntu yihana. Tubibona muri mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3 umurongo wa 9, cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye Abakorenu rwa kabiri ibice 5 umurongo wa 14. No muri Luka ibice 15 umurongo wa 3 kugeza ku wa 10, cyangwa Matayo ibice 9 ku murongo wa 12 kugeza ku wa 13. Icya kabiri, kuko Imana idutegeka gusanga abantu. Ibyo ngibyo nibyo bituma itorero rikomeza gukura. Nubwo hariho benshi baba barimo kurirwanya, umwanzi Satani ubu yahagurukije abantu batandukanye kugira ngo barusheho kurwanya itorero rya Kristo. Bamwe barimo baragenda bakashaka guhimba teori zitabaho z'Imana y'u Rwanda, z'Imana y'ibiki byose, ariko itorero rya Kristo ni urutare, ntago rugomba kunyeganyezwa, kandi rirakomeye. Ko Kristo yari ari, niko ari, kandi niko azahoraho. Imbaraga yari afite, ibimenyetso n'ibitangaza byagendanaga nawe, bigendana natwe abamwizera mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ni ukuvuga rero itorero rigomba gukomeza gukura, kubera ko icya mbere, kuko Imana ikunda abantu, itegereje ko nta n'umwe urimbuka kugira ngo bose bihane. Icya kabiri, kuko Imana idutegeka gusanga abantu, twebwe abo yahamagariwe umurimo wa ritari, cyangwa twebwe abo yahamagariwe kugira ngo tube intumwa zayo mu cyimbo cya Kristo. Imana ikabasha kubingingira mwebwe abatarabasha gusobanukirwa ubwiru bw'urukundo rw'Imana, ubwiru bw'ubwenge bw'Imana, ibingingira muri twe. Ibyo tuvuze tubivuga tubibwirijwe na Mwuka Wera, kugira ngo mwese murusheho kuva mu byaha, murusheho kugandukira umwami wacu, murusheho gufata ibihe mwagiraga, mwongere mufate ibihe byo guha umwami wacu Yesu Kristo. Yaravuze ngo rero nimusohoke mu gihugu hose, umuntu wese mubona mumubwire yinjire, kugira ngo inzu yanjye ibe yuzuye. Tubona n'umugani w'abararikwa babi, tubona muri Luka ibice 14 umurongo wa 23. Noneho aho yavuze ngo muzambera abahamya, mu gitabo cy'ubutumwa bwiza cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abahamya, muzambera abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya, Isamariya, ndetse no kugera ku mpera y'isi. Ni ukuvuga rero umwuka w'imbaraga twahawe, imbaraga duhabwa ntabwo ari izo gukora ibindi, ni izo guhamya Yesu Kristo tudashidikanya, ni izo gutinyuka tukavuga ko Yesu ari umwami, no mu badukoba tukagaragaza ububasha n'ubushobozi bwe afite ku bantu bose. Icya gatatu gishobora gutuma itorero rikura, kuko gukura ari ubushake bw'Imana, ntabwo gukura ari ubushake bw'abapasiteri cyangwa bw'abapadiri cyangwa bw'abandi bantu, ahubwo gukura ni ubushake bw'Imana. Turi munsi ya Kristo nk'umutwe n'umuyobozi, umubiri wose uragaburirwa kandi ugakura nk'uko Imana ishaka ko ukura. Tubibona mu Bakolosayi ibice 2 ku murongo wa 19, aho havuga ngo Yesu yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye,
no muri Matayo 16 umurongo wa 18, amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza kandi nzaguha urufunguzo. Rero twebwe abamwizeye twahawe urufunguzo rwo gufungura ibihishwe, rwo gufungura no gusenya imbaraga z'umwijima. Tugiye kureba noneho ibindi bintu bitatu, impamvu zitari iza Bibiliya zitubuza gukura. Tubonye impamvu eshatu zituma tugomba gukomeza gukura. Iya mbere ni uko Imana ikunda abantu bose, ishaka ko nta n'umwe urimbuka, ariyo mpamvu buri munsi iba itegereje ko abantu bihana. Icya kabiri, kuko Imana idutegeka gusanga abantu twebwe abo yahamagaye. Icya gatatu, kuko gukura ari ubushake bw'Imana, niyo mpamvu nta cyabasha kudindiza itorero gukura. Tugiye kureba rero impamvu eshatu nanone zituma zibuza itorero gukura ariko zidashingiye kuri Bibiliya. Icya mbere, Imana ntishyize imbere umubare munini w'abantu cyangwa inyubako runaka. Icyo ngicyo ni impamvu ituma itorero ridakura cyane, kubera ko ariko iyo si impamvu ishingiye kuri Bibiliya. Imana kuko ntishyize imbere umubare munini w'abantu cyangwa inyubako y'igitangaza. Icya kabiri, iyo itorero rishaka abantu bafite ubuzima butunganye kuruta kugira abantu benshi. Ni ukuvuga hari igihe itorero iyo rishaka abantu batunganye kurusha kugira abantu benshi, bituma babasha guhana bihanukiriye abantu babashije gutandukira inshingano na disipurine yabo. Bityo ntabwo bita rero ku bantu bafite ubutunzi cyangwa bafite ikindi kintu bafashe itorero, ahubwo icyo baba bareba gukiranuka gusa. Aho ngaho iyo ni impamvu nayo idashingiye kuri Bibiliya, ariko nayo ishobora gutuma itorero ridakura. Icya gatatu, amatorero manini usanga abantu batayiyumvamo ngo umuntu abone uko itorero ari irye ku giti cye. Kubera ubwinshi bw'abantu baba bahari, impano nyinshi, abahanga cyane kurusha abandi nibo babasha gukomeza kugaragara mu bikorwa byose by'itorero. Ugasanga abandi bakizamuka babura umwanya. Icyo ngicyo rero nacyo gituma bamwe bumva kuko batabasha kwibonaho ngo bakajyaho mu bantu bake, aho impano zabo zizagaragara, zikabasha kugaragara mu bantu bake nyine. Iyo nayo ni impamvu idashingiye kuri Bibiliya. Noneho twizera ko itorero rigomba kwaguka kandi nanone rikaba rito mu gihe kimwe. Tubibona muri Matayo 24 ku murongo wa 14. Ni ukuvuga igihe kimwe itorero rishobora kuba ryagutse cyangwa ikindi gihe rikaba rito. Icya gatatu nanone, tubereyeho kwigisha abantu b'Imana. Reka twe kuguma mu bya mbere bya Kristo, ahubwo dukure. Tubibona mu Baheburayo igice cya 6 ku murongo wa mbere, cyangwa muri Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 18 haravuga ngo dukure mu bantu no mu bwenge mu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Imana yahaye bamwe kuba abapasitori n'abigisha kugira ngo bategure abantu b'Imana ku bw'ubuhereza, kugira ngo umubiri wa Kristo ube ugeze ku gukura kw'igihagararo cya Kristo. Ibyo tubibonera mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13. Rero uyu munsi naho reka ikiganiro cyacu tugisoreze hano, nshuti bene data. Gusa icy'ingenzi uyu munsi twahereye ku ngingo ya 4 ku cyiciro cya 2, aho twavuga ngo tubereyeho kuvuga ubutumwa. Ubwo butumwa ariho twarebye ibintu bitatu bituma itorero rigomba gukomeza gukura uko byagenda kose. Kuko Imana ikunda abantu, ntishaka ko hari n'umwe urimbuka. Kuko Imana idutegeka gusanga abantu, abo yahamagaye idutegeka gusanga abantu. Kuko gukura nanone ari ubushake bw'Imana. Tubona ibindi bitatu bidashingiye kuri Bibiliya ariko bivuga gukura, ari byo kuvuga ngo umubare munini w'abantu runaka cyangwa itorero gutyo. Ibyo ngibyo twabirebeye hamwe. Reka rero mu gusoza mbifurize ishya n'ihirwe, imigisha n'amahoro bibonerwa muri Kristo umwami wacu. Ndabakunda cyane. Umwami Imana abagirire neza. Ushaka kuvugana nanjye cyangwa kuwanyandikira ku butumwa bwa WhatsApp cyangwa ukampamagara kuri 078 74 099. Kandi ushaka kugira ngo ibiganiro bijye ujye ukomeza kubibona, ni byinshi tuzakomeza kwigana. Wabasha gukora subscribe kuri iki kiganiro kugira ngo igihe na uploadinze ikiganiro ujye ubasha guhita ukibona.
Imana iguhe umugisha kandi ugire ishyaka